ibiryo byarananiye papa sava ubu maze igihe ntarya. Umva mugabo, shyiramo pause nkubwire. Ibiryo byarananiye. Uramutse utazi iyi video byaba bisobanuye ko utazi aho ibihe bigeze muri iyi minsi. Iyi ni video yabiciye bigacika mu myaka yo hambere, bitewe n'uko muri iyi video hagaragaramo papa Sava ndetse na Ndimbati. Hagaragaramo Ndimbati aza gusura papa Sava, hanyuma agasanga papa Sava ari gufata amafunguro, akamusaba ko yakicara bagasangira. Naho Ndimbati akamusubiza agira ati, vuye mu rugo nijuse, ariko n'ubundi muri iyi minsi sinyirya. Ibiryo byarananiye pe, ntago ngishobora ibiryo, ariko reka nkoremo utagira ngo ndagusuzuguye. Hanyuma Ndimbati si ugukoramo amarirayo, yajya atamira ikirayi kikamanuka mu muhogo. Papa Sava yabibona ati, sigaho wa mugabo, ibiryo byarakunaniye cyangwa warabinaniye? Reka ibi nabyo tubishyire mu mubare w'ibyakunaniye. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Nge mugiye kubana nitwa Elsa Nishimwe. Ndimbati uyu ni umunyarwenya wamenyekanye cyane hano mu Rwanda, agakundwa n'ingeri nyinshi, yaba urubyiruko, abakuze ndetse n'abakiri bato. Uyu mupapa yamamaye cyane akuze mu myaka ye yo mu zabukuru, bituma abanyarwanda benshi bamumenya. Ni umugabo wifiteho umwihariko wo gukina filime asetsa kandi ubona bikorana ubwenge bwinshi budasanzwe. Ndimbati uretse no kuba ari umusitare, umwe mu bantu bafite amateka y'umwihariko, amateka adasanzwe umugabo yanyuzemo, bikaba byaratumye aba uwo ari uyu munsi. Ubuzima tugiye kugarukaho bw'uyu mugabo ni ubuzima bw'umugabo warwanye urugamba rwo kubohora igihugu. Ndimbati ubwo ndavuga umusirikare nyine. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Nge mugiye kubana nitwa Elsa Nishimwe. Kanda subscribe nimba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe. Ntibibagirwe comment nimba iyi video wayikunze, kandi kanda like. Ntibibagirwe inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ndimbati umwe mu basitari bakomeye cyane hano mu Rwanda, bitewe n'uburyo uyu mugabo akina filime by'umwihariko bigakomeza kumukururira igikundiro mu mbaga nyamwinshi y'abanyarwanda. Ubundi amazina ye yitwa Uwihoreye Jean Bosco. Uwihoreye Jean Bosco Mustafa bakunze kwita Babu, ariko wanamenyekanye nka Ndimbati. Ndimbati yagiye akundwa cyane bitewe n'uburyo uyu mugabo akina amafilime, ukina asetsa cyane, rimwe na rimwe yitwara nk'ikigoryi, bigatuma abantu benshi babimukundira. Ni kenshi uzabona Ndimbati akina filime ari umuntu uberewe n'umugayo kandi ukunda umugayo, rimwe na rimwe yitwara nk'ikintu kitagira ubwenge. Ibi bigatuma abantu benshi babimukundira, kandi bakamukundira uburyo akina ari umuntu w'umugabo kandi mukuru, uburyo yitwara nk'umuntu utagira ubwenge cyangwa se nk'umuntu ukunda ibiryo cyane. Ndimbati amaze kuba umusitari ku rwego rwo hejuru, ku buryo asigaye yitabazwa haba mu bitaramo ndetse no mu yandi mafilime agiye atandukanye hirya no hino. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda nibwo Uwihoreye Jean Bosco Mustafa wamenyekanye nka Ndimbati yabonye izuba, aribonera ahitwa Nyarusange mu cyari komine Mushubati muri perefegitura ya Gitarama. Ubu ngubu ni mu karere ka Muhanga. Ndimbati avuga ko yavukiye mu muryango ukennye cyane kandi udafite bimwe mu by'ibanze buri muryango wose waba ufite. Ndimbati aho yavukiye avuga ko yagorwaga no kubona mu by'ibanze nk'amakayi, amakaramu byamufashaga mu masomo yiwe umunsi ku munsi. Avuga ko kandi ibijyanye n'impano ye yo gukina amafilime ari ibintu nubwo yamenyekanye akuze akamenyekana mu myaka ye yo mu zabukuru, ariko avuga ko yari impano yatangiye kera, ariko wenda ategeze abona amahirwe yo kuyigaragaza hakiri kare, ariko ari impano yatangiye mu myaka ye ya mbere yo mu buto bwiwe. Mbere y'uko tumumenya, Uwihoreye Jean Bosco Mustafa uzwi ku izina rya Ndimbati, ese wari uzi ko yabaye mu basirikare bagize uruhare mu kubohora igihugu cyacu cy'u Rwanda? Kuko uko byose byatangiye. Mu mabyiruka ya Ndimbati yabaye mu bihugu nk'u Burundi, Uganda, ari naniho yinjiriye mu gisirikare cy'inkotanyi. Iyi nkuru nk'uko tuyikesha Kigali Today
ku itariki ya 4 Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo u Rwanda rwizihizaga kwibohora ku nshuro ya 27. Ndimbati yagaragaje ifoto ye ya kera yambaye imyenda ya gisirikare maze ashyira ku rubuga rwe rwa Instagram, arangije arenzaho amagambo agira ati: intego kwari ukubohora u Rwanda. Iyi foto yatumye abantu benshi bibaza ku buzima bwa Ndimbati ndetse n'amateka ye, wamenyekanye nk'umunyarwenya ukina filime zo gusetsa. Mu kiganiro Ndimbati kandi yagiranye na Kigali Today, avuga ko yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1989. Ahangaha agaragaza ko yinjiriye mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma aza kujya mu gihugu cya Uganda, ari niho yinjiriye mu gisirikare cy'inkotanyi. Ibi byari ibihe bitoroshye kuri Ndimbati, kuko avuga ko iki gihe mu gihugu hari harimo ibibazo nyine bya jenoside yari iri gukorerwa abatutsi. Avuga ko nubwo Ndimbati atari mu bwoko bwahirwaga, ariko nawe nk'umusore wari ukiri mu myaka y'urubyiruko yarabibonaga ibibazo byose byari mu gihugu. Avuga ko ibyo atari byo byatumye yinjira mu gisirikare cy'inkotanyi kuko atari mu bwoko bwahirwaga, ahubwo intego yari afite nawe yari ukubohora igihugu, kubona igihugu gitekanye kandi kimeze neza. Ndimbati ku ruhande rumwe ariko nubwo abantu bakibona iyi foto bamwe batangaye bagatangira no gushimagiza Ndimbati, hari abandi bakomeje kuvuga ko iyi foto yaba ari iyi myenda yari yambaye yaba ari imyenda y'ingabo zatsinzwe cyangwa se ingabo zakoze jenoside. Ndimbati avuga ko ibyo ngibyo ari iby'abantu batabifiteho amakuru kandi batabisobanukiye, kandi bavuga ibyo bashaka. Ibyo rero bitatuma akomeza kugaragaza ukuri no kuvuga uko ibintu byari bimeze. Ubundi Ndimbati uretse kuba yararwanya urugamba rwo kubohora igihugu, akaba ari n'umwe mu basirikare barwanya urugamba. Yinjiye mu gukina filime mu wuhe mwaka? Ese ibi yabitangiye ryari? Tubahaye ikaze kandi nanone. Ndimbati urugamba rwo kubohora igihugu rukirangira mu mwaka w'1994, ntago uyu mugabo yahise asezera igisirikare, ahubwo avuga ko n'ubundi ibitero byakomeje kuza byisuka ku Rwanda. Ibitero by'abasize bakoze jenoside mu Rwanda byari ibitero biza n'ubundi bihungabanya umutekano w'igihugu. Avuga ko bakomeje kurwana izo ntambara, hanyuma aza kuva mu gisirikare mu mwaka w'1999. Avuga ko aribwo yasubiye mu buzima bwe busanzwe. Ndimbati yatangiye urugendo rwo gukina filime mu mwaka w'2012. Yagiye akina muri filime nyinshi zitandukanye ariko zitamenyekanye. Avuga ko noneho yatangiye kumenyekana uburyo noneho buzwi mu mwaka w'2018 ubwo yagaragaraga muri City Maid agakina yitwa Deo. Ahangaha nyuma yo kugaragara muri City Maid yatangiye no kumenyekana, abantu batangiye no kumubona muri filime y'uruhererekane icyo kuri YouTube izwi nka Papa Sava. Iyi ni filime yandikwa kandi ikanategurwa na Niyitegeka Graciane uzwi ku izina rya Papa Sava. Ndimbati amaze kumenyekana hirya no hino mu gihugu bitewe n'uburyo bwe bw'umwihariko akinamo amafilime. Ndimbati kuri ubu ngubu atuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Avuga ko inzu abamo ari inzu yubakiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amukuye mu manegeka yabagamo Kimisagara n'ubundi mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndimbati amaze kugera ku bintu byinshi nk'uko twabibabwiye, kuko ubu ngubu amaze kubona yaba ari amafaranga, yaba ari amazu ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, kubera ko ubu ngubu amakampani menshi yatangiye kumurwanira, haba kuyamamariza ndetse no mu bindi bikorwa byayo bitandukanye. Ubu Ndimbati nubwo bimeze neza ariko avuga ko yagiye ashegeshwa n'ibintu byinshi, haba nko kugambanirwa. Avuga ko ibyo yise akagambane, abantu benshi mwagiye mwumva umunyamakuru uvugaga yuko yakoresheje ikiganiro umwe mu bakobwa ngo Ndimbati ngo yateye inda hanyuma akamubyarira abana b'impanga. Uwo mugabo cyangwa se uyu munyamakuru avuga ko yabwiye Ndimbati ko yakoresheje uyu mugore ikiganiro hanyuma akamusaba miliyoni 2 kugira ngo adasohora iki kiganiro. Uyu mugabo n'ubundi yaje kugisohora. Avuga ko Ndimbati akimara kugisohora, uyu mugabo akimara gusohora iki kiganiro, Ndimbati yahise atabwa muri yombi hanyuma arafungwa azira
cyangwa se akurikiranyweho icyaha cyo gusindisha ndetse no gusambanya umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure. Ndimbati yahise atabwa muri yombi, ariko aza kugirwa umwere n'urukiko rwa Nyarugenge. Bivuga ko ibyaha ashinjwa nta shingiro bifite, bituma asohoka muri gereza. Ubuzima kuri Ndimbati avuga ko noneho bwari bwongeye kugaruka. Abantu benshi Ndimbati agisohoka muri gereza baramubonye mu mihanda ya za Nyamirambo ari kugenda asuhuza abantu, ari mu modoka, ari ibyishimo byinshi bitangaje. Kuri ubu ngubu Ndimbati amaze kwigarurira imitima y'Abanyarwanda benshi, kuko ubu ngubu udashobora kureba filime zingahe z'inyarwanda utarebye filime uyu mugabo yakinnyemo. Ni umugabo udakundwa hatagendewe ku myaka y'abantu cyangwa se icyiciro cy'abantu runaka, agakundwa n'ingeri zose, haba urubyiruko, abasore, inkumi, abamama, abakecuru ndetse n'abandi benshi batandukanye. Gahe nguko turabashimiye mwakomeje kubana natwe. Wowe ukomeza gukanda subscribe, wowe kandi ukomeza kutwandikira ubutumwa, nawe utarakanda subscribe, iki ni cyo gihe cya nyacyo. Tuze kwibagirwa inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Jye mwabanye muri iki kiganiro nitwa Elsa Nishimwe. Turabashimiye.